Nahoze numva unavuga ati ngo imboro nini ngo urayikunda. Ese uyikundira iki? Iyo mboro yaba yaragukoreye igiki abandi itajya ibakorera? Tubwire. Muri kinjira mu gituba neza yafashe umurego. Biba byiza rero gutegura umugabo wawe. Ni mu buryo bwo gutegura. Aha, none se kuriya uba ufashe ururimi ukonka ibere ry'umusore bigufasha iki ku mugore? Ni izihe mbaraga bigutere kugira ngo umugore nawe ashobore kuba yakishima ko wowe uba ufashe umwanya ukamwonka amabere kandi ari we wakagombye ukonka ibere? Wowe bigufasha iki nk'umugore? Rero ntimugire isoni, araza kubibasobanurira neza. Imboro nyine ndayikunda, ariko nyine ndayikunda gukora akazi neza. Noneho biba byiza cyane iyo yije ikuzura mu gituba. Kuvuga ngo ushobora kuba ufite igitsina nyine igituba, ushobora kuba ufite igituba yenda imboro ari ntoya yaza ntigire ikintu, ntigire ahantu ikora. Ariko ni ukuvuga ngo noneho ufite igituba kabisa nawe wumva ko ugifite, ugahura n'iyo mboro nini bigahura neza. Ni nko kundi wumva ibido n'umufuniko wayo. Nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Nshimira wowe wamaze gukora subscribe. Uyu munsi nkuko mubibona rwose nkiriwe mbivuga cyangwa se mbivuge cyane, murabibona ko ahangaha twicaye turi babiri. Mwari musanzwe muzi ko mba ndi njyenyine kandi munkunda, ariko uyu munsi nabateguriye umva ntago nakirirwa mbivugaho rwose atagira umuroza kuntera ikibuye. Ariko mwese amaso arabaha, mwajyaga mwumva ngo itoso. Ako sitosi ubundi wari urizi? Menya rero kandi unasobanukirwe, wigumira ahangaha usobanukirwe, umenye ati itoso ni igiki. Ese umugore ufite itoso ubundi aba yabigenje ati? Nanjye rero ntegereje kwiyumvira, nkabiha n'amatwi, nkatega amatwi yombi. Rero ahangaha rwose ntiriwe nanabivuga, reka nze mubahereze namwe abibwire, nababwire ati ndi runaka rwose ntiriwe mbivuga. Mwiriwe neza, nitwa Umutoni. Nk'uko abibabwiye rero ati yitwa Umutoni, ariko nubwo bwose atabibabwiye nabivugara nta kibazo bivuge. Yitwa Umutoni TV. Niwe wa wundi musanzwe mwumva ati mwumva ngo umugore rwose ngaranyara ibintu nk'ibyo. Rero nibyo agiye kubabwira, ababwire ati umugore ukuntu anyara. Mwihere amatwi, ntimugire isoni, mumubaze rwose nanjye ndibuze kumubabariza. Murakoze cyane. Nitwa Umutoni, ariko nkaba mfite channel yanjye yitwa Umutoni TV. Nkaba natumiwe na mugenzi wanjye, umukobwa mwiza cyane, nanjye nishimiye kuba mwantumiye. Yego, murakoze cyane. Rero Umutoni TV, none se ko benshi baba bavuga ngo ese ngo umugore ngo aranyara, ngo ibikinisho watubwira ukatunyuramo ibintu nk'ibyo ngibyo, ukuntu umugore anyara. Se umugore anyara tese ko tuzi amazi aba ari amazi? Wowe dusobanura, tubwire amazi biba bimeze. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo amazi kuvuga ngo kunyara, ntabwo kunyara ariko ngo ni izi nkari yenda twumva, nta muntu utanyara inkari. Abahungu baranyara, abagabo baranyara, abakobwa baranyara, abagore baranyara, n'abana baranyara inkari. Ariko amazi, noneho amazi byagombye kuba byiza umugore cyangwa se umukobwa anyaye, noneho byakarusha umunyarwandakazi. Kunyara rero, kunyara nyine unyara ari uko bakunyaje. N'ubu ngubu tuvugana bwaho ngaho bamaze kwanyara tayari. Oya, nta muntu ndi kumwe nawe ntabwo nanyara. Ntabwo wanyara ariko wumvishe imboro wanyara? Nawe urabyumva mu gikorwa cyatangiye nyine. Abafana banjye rero nizere ko muri kubyiyumvira, ati yumvishe imboro yanyara. Yanyara kubera ko umuntu yakunyaje nyine abizi neza, ari umugabo uzi kunyaza kabisa, ari mu gikorwa neza, tuvuga ngo ni wa wundi w'umwiga. Kandi niyo yari kwiga ufite ukuntu wamufasha akakunyaza neza ukanezerwa rwose, amazi akaza menshi. Nahoze numva unavuga ati ngo imboro nini ngo urayikunda. Ese uyikundira iki? Iyo mboro yaba yaragukoreye igiki abandi itajya ibakorera? Tubwire. Oya, aho rwose urambeshyeho. Ntabwo nigeze mvuga ko nigeze kumva imboro, wenda ngo mvuge ngo nkunda imboro wenda ngo yabigenje gutya. Ntabwo ari njye, nyine ni ubutumwa umuntu abatanga, ni ikiganiro kugira ngo, ariko nzi neza ko nta muntu udakunda imboro nini. Noneho wowe iyo yumvishe wumva ikuryoheye?
rero ntimugire isoni araza kubibasobanurira neza. nyanga imboro nyine ndayikunda ariko nyine ndayikunda kubikora akazi neza. Noneho biba byiza cyane iyo yuzuye iyo ije ikuzura mu gituba. Kuvuga ngo ushobora kuba ufite igitsina nyine igituba, ushobora kuba ufite igituba yenda imboro ari ntoya yaza ntigire ahantu ikora, ariko ni ukuvuga ngo noneho ufite igituba kabisa nawe wumva ko ugifite ugahura n'iyo mboro nini bigahura neza, ni nko wumva ibido n'umufuniko wayo rwose ati ni ibido n'umufuniko wayo. Ubwo rero we ati imboro yiwe iramupfundikira rwose, igapfundikira igituba neza rwose. Nawe rero wowe uri kutwumva cyangwa se urimo kuba wabyumva, nizere ko nawe imboro yawe ipfundikira igituba. Ndacyamubaza rwose, gumana nanjye wiyumvire, ese ubundi waciye imyeyo? None wajya kwigisha imyeyo utarayiciye? Narayiciye rwose. Waciye imyeyo? Nagira nkwereke. Ntabwo unyeretse ntago nabyanga kuko ntago. Nzaza mu gikari nkwereke. Nzaza mu gikari nyako bagira umunwa reka da. Uzansange nyine iwanjye uze nkwereke turi babiri. Ni ikintu kimwe nigeze kubona Umutoni TV ujya ukora hariya, iyo uri gucunda ikibuno ukaraga ikibuno, uba wigisha buri mugore wese ukuntu yazajya anyongera umugabo we, cyangwa nawe niko ubikora mu gihe uri gutegurira umugabo wawe? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo kunyonga ni uburyo kugira ngo umugabo atananirwa, cyangwa se umuntu uri kukurongora cyangwa uri kuguswera mu buryo kugira ngo atananirwa. Ko ushobora kurongora umugore cyangwa se umukobwa aryamye gutyo gusa nta kintu ari gukora, atari kubuje, icyo gihe umugabo niwe ukoresha imbaraga nyinshi ugasanga ananiwe vuba. Ariko biba byiza iyo uri kunyonga ukamufasha, icyo gihe mwese muba mufatanyije za mbaraga ze yari gukoresha wenyine, noneho murabigabana ku buryo mwese mukora neza, ntawe uri bunanize undi. Ubwo rero kunyonga rwose, umuntu utanyongera umugabo, gerageza ubyige. Nibinaba na ngombwa uze kuri Bilox TV Nyampinga wacu, ashobora kubigufashamo akabikwigisha. Uranyonga ukanyonga kabisa ku buryo umugabo wawe nawe yumva ko hari umuntu uri kumufasha mu buryo kugira ngo akore neza imibonano kandi itamugoye atananirwa. Iyo agufashe biba byiza. Munyongerere abagabo banyu. Rwose mugore wowe utanyongera umugabo wawe, wumve ko Umutoni arimo arabigushishikariza rwose. Kandi ese ngenda cyakubaza, rega ntago ndanyurwa, ndabaza kukubaza rwose, ubinyihanganireho kuko nta kindi umutumirwa abereyeho ni ukumubaza tugasobanukirwa. Ese kuriya ufata ururimi urimo kurushyira kuri sex y'umugabo bigufasha iki nk'umugore? Ni ukuvuga ngo nibutse hari abantu bigeze kubimbwira ibyo bintu, barambwira ati uri gushishikariza abantu gukora gusisa kandi bitera kanseri. Ni ukuvuga ngo ntabwo gusisa ari ukuvuga ngo wenda ngo uragenda usise buri wese, usise umuhungu 2 3 4 5 6 ngo usise. Oya, gusisa njye nabifashe nk'uko waba ufite umugabo cyangwa se inshuti, kuko akenshi ufite umugabo muba muri umubiri umwe. Sinumva ari uburyo wamutinya cyangwa umunene ngo kubera ko ngo byatera kanseri. Icyo gihuzi ku kisobwo niba uri umugabo, niba uri umugore utamenya isuku ye, mumenye isuku ye, umenye niba imboro imeze neza, umusisa. Kumusisa rero urwo rurimi nyine umuha, ni ukuvuga ngo urwo rurimi rufasha umugabo nyine gushyuka. Niba ari wa mugabo wenda utinda kugira ubushake, arashyukwa nyine igahaguruka, ubundi ikinjira mu gituba neza, yafashe umurego. Biba byiza rero gutegura umugabo wawe, ni mu buryo bwo gutegura. None se kuriya uba ufashe ururimi ukonka ibere ry'umusore, bigufasha iki ku mugore? Ni izihe mbaraga bigutere kugira ngo umugore nawe ashobore kuba yakishima ko wowe uba ufashe umwanya ukamwonka amabere kandi ari we wakagombye ukonka ibere? Wowe bigufasha iki nk'umugore? Ni ukuvuga ngo ntabwo ibintu byose hari ibintu twibeshya twumva ko ibintu byose byakorwa n'umugabo cyangwa se umuhungu. Urumva ukumva ko gutegura nyine wenda kera numvaga hari n'umuntu wigeze arambwira ati burangiye se ati mutongeye ntabwo nategura umugabo wanjye, ati niwe untegura. Biranyobera, navuga se buguki wowe wumva ko ari wowe wagutegura, kuki wowe utamutegura? Niba ari iryo bere yonka nawe nubwo ntayo ariko hari aha ayafite, umubiri we wose wakagombye kukuryohera nk'uko mbese biruta n'ubuki, hari siko nabivuga.
ni mu buryo bwo gutegura nyine mwonke umusisi byose birajyanira no kuvuga ngo ni igikorwa cyo gutegura kugira ngo akurongore sibyo ibyo byose uvuze ibere gusisa kugira gute n'ururimi no gusoma n'iki byose bitegura imibonano. Uyu munsi rero rwose twaganiriye cyane n'Umutoni TV, mwajyaga mumubona mutazi ko nzamubazanira. Uyu munsi byabaye ngombwa ko nganira nawe cyane. Hari ikintu kimwe nibagiye kukubwira, Umutoni ko mbona ukeye cyane, wabigenje gute? Natwe tumenye kuri ubwo bushakashatsi waba warakoze kugira ngo natwe tuzabe beza nkawe, cyangwa nicyo kintu gituma abagabo bagukunda bati rwose Umutoni bimeze fresh. Wowe tubwire nyine byagenze bite? Aho uri mwiza urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo akenshi iyo nta stress ufite wenda utuje, iyo utuje uruhu rwawe rujyanirana n'ubuzima ufite. Niba urya ukaryama ukarongorwa neza ukumva uranyuzwe, nta mpamvu yo kudasa neza. Donc imboro niyo yatumye uba mwiza cyane. imboro niyo yatumye uba mwiza yawe. Nta nubwo urumva ntabwo biri kwambara na prudence. No tuvuge ko umuntu urongorwa yambaye prudence atajya aba mwiza, tuvuge ko aricyo cyatumye mba mubi. Koresha prudence se buryo bigura barakubira. Ubundi reka nkwibwirire ibyo ngibyo wowe uko wabikoreye n'ubushakashatsi ukaba waranabyinjiriyemo neza, vuga ati aho uri no kubimbwira ubizi mbwira neza. Ni ukuvuga ngo umuntu ukoresha prudence n'umuntu udakoresha prudence kameme ntabwo uruhu rwabo rusa, kuko ziriya spam ziriya ntanga z'umuhungu zifite ikintu zitwongerera mu buzima bwacu. Ni ukuvuga ngo niba rero wowe urongorwa na prudence zikajya mu ishusho ukajya kumena ziriya ni intungamubiri umena, rero ntabwo tuzasa. Kandi zindimo ni amavuta arimo imbere akaba no ku mubiri. Okay, none se Umutoni TV uyu munsi se njye nta kibazo ushobora kuba wambaza? Mumpaye akanya nakubaza. Nta kibazo mbaza rwose. Jennifer nkuzi cyane ku biganiro duha Nox TV, ndanayikurikirana cyane. Niba utarunabizi umenye ko n'umufana wawe rwose ni byiza. Mbese nuvanga amata yabyaye amavuta kuba wantumiye rwose, nanjye numvaga ahubwo n'ibyo uzagutanga nkagutumira. Wakoze cyane kuba wangiriye icyizere ukantumira, wakoze cyane. Ikindi agira nkubaze ni umuntu biragaragara ko wenda uracyari muto, ese biriya biganiro utanga numva nta kibazo bishobora gutera wenda mu hazaza hawe? Njye nta kibazo bishobora kuba byantera, kuko umuntu iyo yize ikintu akagikorera n'ubushakashatsi nta mpamvu gishobora kuba cyamugiraho ikibazo, ahubwo wowe ubyumva ntubikurikize niwe bishobora kuba byagiraho ikibazo. Ikindi kibazo nabazaga, ese ufite umukunzi? Umukunzi ndamufite. Utakimbaje singiye ikibazo wowe wambwiye ati nkunda imboro, kandi umukunzi wawe nyine iyo yaguhaye imboro uko yayiguhaye ikindi nabazaga ni ukuvuga ngo wowe Jennifer mu buzima busanzwe ukunda iki? Mu buzima busanzwe nkunda guseka. Ese ukunda imboro? Imboro ntawe uyanga rwose. Reka ukunda nini se ukunda intoya wowe? Nkunda imboro, ni imboro umva uko yabimeze kose niyo umugabo wanjye. Umugabo wawe warashatse? Ni fiance. Fiance se ubwo icyo gihe mwamwarimo agakora imibonano? Ariko nayimpaye ntabwo nayanga da. Yarayiguhaye se? Cyane rwose. Ni ukuvuga ngo rero buriya ni ukuvuga ngo uyu nawe ntabwo ari isugi ko mwabyumvise. Ntabwo ari isugi, ubwo uri mugenzi wanjye. Ntabwo njye ndi isugi. Urumva ko ibintu yigisha kabisa abifitemo ubumenyi. Icyo kibazo nicyo nagira ngo uriya mwana w'umukobwa ashobora kuba ari isugi. Ese biriya bintu yigisha abikura he niba ari isugi? Noneho wowe wumvaga ko ushobora kuba nigisha ibiganiro nka biriya, ariko n'ubundi nabandi n'isugi. No ese ntago wandongoye nyine ngo uvuge ngo wanyinjiriye ku gituba cyanjye ngo wumvishe ngo uko kimeze, uko nta nubwo uzi n'icyo mfite. No ese ubundi urakizi? Kandi umbwiye ko ufite umugabo. Umugabo nyine rero niyo mpamvu ushobora kuba nanakubwira ibyo ngibyo, ariko icyitonderwa abafana bacu nk'uko mubiruza ahangaha
ahangaha amagambo yabaye menshi rwose, turimo turaganira tumenya byinshi. Ahangaha harimo n'inyigisho rwose, ntimukabyumve ngo bari mu bintu by'amatiku n'ibiki n'iki, hoya ntago biba ari byo. Akenshi ibingibi tuba tuvugaho rubanda nyamwinshi babikurikizaho cyangwa se bakanabigenderaho. Ndacyamubaza rwose, gumana nanjye ntujye kure. Ese Umutoni TV ahangaha iyo twebwe turimo tuganira ibingibi, cyangwa se nk'uko nagutumiye wowe mugenzi wanjye ukorana kandi ukorana na YouTube, biba bimeze bite wowe iyo wumva ko umukobwa mu gihe yagiye gusura umugabo wiwe akagenda atiteguye, wowe wamugira iyihe nama? Umukobwa ugenda gusura umusore atiteguye kuba yakikingira, wowe wamugira iyihe nama? Ni ukuvuga ngo uko biri kose nakwibutsa abantu kutajya mu rukundo bari munsi y'imyaka 18, kuko gihe nta kintu baba bazi. Ariko niba urengeje imyaka 18 uri umuntu ukuze kandi ufite ubwenge, uzi uburyo uri bwitware mu rukundo. Niba utari unabizi, niyo mpamvu natwe turaha kugira ngo tujye tukugira inama. Abakobwa benshi dukunda make up, dukunda ibintu bisa neza inyuma ku ruhu, nyine aribyo navuze. Ngira ngo kuri channel yanjye niba hari abayikurikirana, ugasanga umukobwa yibutse make up, ntashobora kwibagirwa fondote, ntashobora kwibagirwa foundation, ntashobora kwibagirwa rouge y'intuzo yo ku munwa cyangwa se tiro, ibintu nk'ibyo nyine by'ubwiza inyuma. Ariko kugira ngo uzabone umukobwa wibutse prudence cyangwa se wibutse utwo tunini kugira ngo adasama cyangwa se test, ibyo bintu ntashobora, mbese ni bake, sinzi ariko abenshi ntabwo bashobora kubyibuka. Rero kugira ngo bigende neza, wa mukobwa niba ugiye gusura umusore, niba ugiye gusura umusore inshuti yawe cyangwa se ugiye gusura umugabo wawe wenda akorera kure, ukaba ugiye nko kumusura, biba byiza witwaje ibyo bintu, ukamenya uburyo urwitware. Niba ari prudence ukaba uzifite, kuko niba amaze igihe ndamutabona niyo mezi 3 cyangwa se arenga, ntabwo uzi ngo yahuye na bangahe, ntabwo uzi ngo wenda afite kwihangana kungana iki. Ashobora kuba nta kwihangana guhagije agira ku buryo wenda aguca inyuma. Ese yaguciye inyuma wowe ntimubonane icyo gihe, iyo mugiye kubonana icyo gihe urumva ko nta cyizere kiba gihari. Ambara prudence cyangwa se umupime, mwembi mubanze mumenye uko ubuzima buhagaze, then mukore ibyo ngibyo ko nta kiba kiri kubirukansa. Ikindi time mumenye igihe, kuvuga ngo niba ugiye gukora imibonano urebe se njye mfite igihe kingana iki, ese niswe n'umugore wanjye, se niba umupfubye ndi kwihuta ajya mu kazi, fata umwanya kabisa uhagije. Kandi nawe wa mukobwa we gira uko ubigenza muri iyo shakoshi yawe, ibyo bya make up bireke, jyana iby'ingenzi bizagufasha mu buzima bwawe buzaza. We kureba ubwiza bw'inyuma ngo uvuge ngo uratwara make up usige, ibyo bigomba kugufasha. Twara ibyo by'ingenzi aribyo bizakora. Aha bakobwa rero namwe gitsina gore ni mwebwe twibanzeho, kandi natwe murabona ko turabari, ntago ibingibi tuba tuvuga, ntago tubanga, tuba tubagira inama kugira ngo ubashe kuba warinda ubuzima bwawe, kuko nutaburinda nta muntu uzabukurindira. Niyo mpamvu rero Umutoni yababwiye ati ugenda ariko umenye ko uwo muntu muba muhuye ejo nejo bundi yahuye n'uwundi, sibyo? Niyo mpamvu rero ugomba kujya wirinda mu gihe ugiye ugategura kondomu, sibyo? Mu gihe ugiye kumusura tegura agakingirizo, ugende witeguye, mukora ibyo ngibyo, kuko ikiba kizavamo umukobwa ni wowe ukirengera wenyine, umusore yigaramiye. Ahangaha turacyari kumwe n'Umutoni TV. Hari igihe abasore benshi baba bavuga ati se njyewe nzakundana n'umukobwa ukunda iki? Wowe ese umusore wawe mujya gukundana wamutegetse iki? Icyo kibazo mbashije kirakomeye nyine, niko gikomeye. Ugomba kumbwira ati njye fiance wanjye nakundaga iki, nkunda iki. Ese ubundi mbwira, wowe urambwira uti nkunda iki, nanga iki. Ibyo ngibyo byose nyine urabimbwiraho kugira ngo n'abafana bawe bavuge ati urya Mutoni nimukorera surprise nkamugurira ururabo atarukunda azarunkubita mu maso. Ubwo rero nicyo kintu nshaka gusobanukirwa nkanjye. Nyine urabona ko nagutunguye, twaganiriye, wenda wabona atari ibyo ukunda, mbwira. Ni ukuvuga ngo njye nkunda surprise, ngira ngo nta n'igitsina gore kitabikunda. Twiza indashiri yanzaniye akantu, ibyo ndabikunda cyane. Ikindi nkunda sheri. Sheri wawe ni ukunda cyane. None se Umutoni wanga iki mu buzima bwawe? Nanga umuntu mbeshya.
wanga umuntu ukubeshye donke umuntu rero nimba uzi ko wabeshya umutoni umenye ko ati umva arakwanga byahatari ntago mbanga mwe ati ndakwanga ari ibyo ngibyo rero nimba waramubeshye umenye ati byahatari rwose ibyo ngibyo none se umutoni utinya iki inzara ati ninyi inzara ibyo ngibyo nibyo umutoni yanga mwumvishe icyo akunda mwumvishe icyo yanga rwose ibyo ngibyo mubimenye kandi munabikurikize rero akaryoshye ntigahora mwitama ukunze ibiganiro byiwe nawe n'umu YouTube channel akoresha Umutoni TV wajyaho ukabona ibiganiro byiwe kandi utibagiye gukora subscribe kuri YouTube channel yacu share comment zanyu ahangaha ndazikenewe uyu ni umutumirwa wacu mushyashya twari dufite none uyu munsi turabakunda cyane